Genda shaka rwose kugura inzungu si kuri tubonye urukwavu rubyara inka. Ibihe byarahindutse ntabwo ari nka cyaje. Ikintu nabwira abatekinisiye bajya badukorera inyigo gihingwa gikwira. Mu rwego rw'ubushakashatsi ho birumvikana tugendera ku bipimo byafashwe. Ahantu hakongerwa imbaraga ni ukubwira ko umuturage wari wese agomba kumenya amakuru, akamenya uko ikirere gihagaze kugira ngo abashe gutoranya imbuto nono ashingiye uko igihembwe kimwereka niba imvura arimo cyangwa se niba ari nyinshi. Kandi kwazo nari mfite nta miti kuboneka yo gutera mu mizinga. Icyo nakwirata iyo mubwira ngo insina hano yarahirimaga kubera ari rwona nta fumbire. Urashaka kuba umuhinzi mworozi w'umwuga? Urashaka kuganira n'impuguke muri uwo mwuga? Urashaka kumenya ibiri kuvugwa n'udushya mu buhinzi n'ubworozi? Kurikira ikiganiro Huguka. Ikiganiro Huguka mugikurikira buri wa mbere na buri wa gatatu guhera saa 3 kugeza saa 4 za mu gitondo, kigasubiramo buri wa gatandatu guhera saa 2 za mu gitondo. Nimucikwe. Nongeye kwifuriza ibihe byiza kuri wowe duteze amatwi ku 105.9 FM. Tugeze mu mwanya w'ikiganiro Huguka cy'uyu munsi. Ni ikiganiro wateguriye kandi giye kugezwaho nanjye Florentine Mukarubayiza. Ni ikiganiro tugiye kwibanda ku gukoresha ubutaka cyane cyane mu bigendanye no kubungabunga uburumbuke bw'ubutaka, harimo imikoreshereze y'ubutaka, ese nibihe bihingwa bijya kuri ubwo butaka, ese muri ubwo butaka hashyirwamo iki kugira ngo umusaruro uboneke. Turibanda cyane cyane ku gihingwa cy'imyumbati, hanyuma turaganira na bamwe mu bahinzi bo mu karere ka Kamonyi, umurenge wa Nyamiyaga ndetse na Mugina, ahantu hahingwa imyumbati cyane muri ako gace, batubwira uburyo bahinga iyo myumbati ndetse n'uburyo bakoresha ubutaka cyane cyane mu gusimburanya ibihingwa mu murima. Hanyuma tuze kuganira n'impuguke mu by'ubuhinzi, agronome w'umurenge wa Nyamiyaga, mbese n'umuyobozi ushinzwe ubuhinzi no kubungabunga, nabo batubwire ibigendanye n'imikoreshereze y'ubwo butaka. Ahantu turi abahinzi twasuye banakorana n'umushinga Canals, akaba ari umushinga ukorera mu kigo ORAB, umushinga ugamije kureba ubuhinzi butangiza ibidukikije, aho bita cyane cyane ku mihingire inoze, harimo uburyo bwiza bwo kuvanga imyumbati n'ibinyamisogwe, uburyo bwo gufumbira ndetse no kurwanya isuri kugira ngo ubwo butaka bubashe gutanga umusaruro. Murabizi ko twagiye tuganira bashyiraho ayo magerageza hirya no hino mu mirenge ibiri, Mugina na Nyamiyaga, aho bavanze ibishyimbo n'imyumbati, bavanga ibishyimbo na soya mu guhinduranya bakashyiramo n'ibigori. Umusaruro watangiye kuboneka, imibare y'ubushakashatsi muri bwa buryo babitegura nabyo tukaba tuzabagezaho kugendanye n'umusaruro uko wagiye uboneka. Ni uburyo rero bufasha kumenya uko umuhinzi yavanga neza ibihingwa atavangitiranije, dore ko ngo ari ikibazo kiba kigaragara ku misozi, aho usanga bamwe mu bahinzi kubera ubutaka buto bavanga imyaka mu murima umwe, ugasanga mu murima ushobora kubonamo ibinyabijumba, ukabonamo ibinyamisogwe, ukabonamo n'ibinyampeke mu gihe kimwe, nyamara hari uburyo umuhinzi yabivanga kugira ngo ubwo butaka bubashe gukoreshwa neza. N'ikiganiro nawe uza kugiramo uruhare rero, ushobora kutwohereza ubutumwa bugufi kuri nimero 0788617698. Kaze mu kiganiro cyacu rero, mu kanya ikiganiro kirambuye. Muransinjizane kubijuru rigakorana rikazana amabega, nimwitagira imbere nzajya nyivuga iteka we, hinda urakarama. N'umuhinga akizihira butabibona amapate yikananiza, mungiriye muri zikawe yunamura amatungo ye, ayiguye igitondo imyaka we kiratoha irakarama.
urivuga baratinya akamaro imvura nsingiza nimwishokera igihe cyayo ikagarukiraho nimwitaza amahindu uzajyanye kugiteka tuguhaye ikaze mu kiganiro kirambuye. Ni ikiganiro huguka cy'uyu munsi turibanda cyane cyane ku mikoreshereze y'ubutaka, cyane cyane tugaruka ku nyigisho abahinzi babonera muri iyo mirima y'igerageza bafatanije n'umushinga Canal ukorera mu Lab, aho bakora ubushakashatsi ku gihingwa cy'umwumbati. Ni bwa bushakashatsi bukorerwa mu murima bashaka kugenzura imihingire inoze kugira ngo hakorwe ubuhinzi butangiza ibidukikije. Mu gutangira n'ikiganiro cyacu rero reka duhere ku bahinzi, cyane cyane batubwire uko bakoresha ubwo butaka buto bafite. Tugera no ku kibazo cy'ubutaka bwagundutse butameze neza, usanga abantu bafite ubutaka butoya bakabuhozaho ibihingwa. Ese muri ya mudugudu abantu barahinduranya ibihingwa ku buryo umuntu ashobora kuvuga ati aha ni ibishyimbo gusa, aha ni ibijumba gusa, ni imyumbati, ibintu byo kuvanga ibihingwa ubona bimeze bite no guhinduranya? Murakoze cyane. Kubera ubutaka butoya guhinduranya ibihingwa ntabwo bikunze kubaho, kuko uriya ubutaka dufite cyane cyane bukunze guhingwamo imyumbati n'ibishyimbo, cyane cyane kuko ubwinshi buba buri igasozi, nako biri ahantu igasozi. Ubwo rero bikaba ngombwa yuko guhora umuntu abuhinga bunagunduka, bukaba bwatuma umusaruro utaboneka neza. Mwe mubibona mute ibintu byo guhinduranya ibihingwa cyangwa n'uburyo abahinzi biyaranja bakavanga? Ngira ngo nkanjye nk'umuhinzi, Muhire Jean Bosco nk'umuhinzi uri gukorana na Lab, kugeza uyu munsi ibintu byo kuvanga ibihingwa abaturage basa nkaho babigize akamenyero, ariko twaje gusanga hari ikindi bashobora gukora, kubera ko iyi mihingire dufite yo kuvanga imyaka bitari akajagari, hari icyo birimo kugenda byerekana yuko abahinzi bose baramutse babikoresheje hari icyo bishobora guhindura. Ariko ibintu byo kuvanga imyaka mu kajagari bituma nimba uvanze imyaka ugafata ibigori, ugafata ibishyimbo, ugafata imyumbati, ugafata amateke, ibyo bintu byose iyo bivanze biva nk'ibihuru, ugasanga noneho muri byose nta kigize imbaraga. Ariko kuvanga imyaka mu buryo bwa kinyamwuga nta kintu bitwaye. Mwe murabivugaho iki? Hari ibyo agoronome yambwiye ngo ushaka gufata akarima gato ugacamo udupande ugahinga imyaka cyangwa ukavanga mu buryo bunoze. Mwebwe mubivugaho ibyo kuvangavanga? Nyine ubundi bitewe n'ubutaka dufite kuko ari butoya, muba mubona ko abantu babaye benshi kuri iki gihe, ariko ubutaka bukaba ari bukeya. Bibaye byiza mu rwego rwo kugira ngo duhinduranye ibihingwa, twajya dufata agaporote kamwe tukagahingamo ibishyimbo, sezitaha tukongera tugahinduranya tugashyiramo wenda imyumbati, nyine ku buryo ibinyabujumba n'ibinyabisogwe bitazavangwa. Ariko iyo tubikoze kwa kundi tubihinga ku kajagari nk'abaturage, ntabwo byera neza, kuko kuri iki gihe ubutaka ubona bwaragundutse. Niyo mpamvu badukangurira kuba twashyiramo ishwagara, kuko kubera guhozamo igihingwa kimwe buri gihe twongera dusubizamo ikindi, niyo mpamvu usanga umuhinzi ahinga akihinga ntagire icyo asarura. Ni ikiganiro huguka wakomeje gutega amatwi ku 105.9 FM kuri mikoro cyangwa nanjye Florentine Mukarubayiza. Turimo turaganira ku buhinzi bunoze bubungabunga ibidukikije, cyane cyane turebera hamwe imikoreshereze y'ubutaka kugira ngo bubashe gutanga umusaruro. Hari uko ubutaka bugomba kuba bumeze, hari uko bugomba gukoreshwa, hari n'uko bugomba kugaburirwa kugira ngo bubashe gutuma igihingwa kigiyemo gitanga umusaruro. Birumvikana ko na cya gihingwa nacyo kigomba kuba ari igihingwa cyiza waragitoranije neza. Ndatekereza ko muri iki gihembwe cy'ihinga 2026 nawe ujye ugenda ubizirikana, cyane cyane byo gutegura ubutaka, byo kurwanya isuri, n'ibyo gutegura imbuto nziza, n'ibyo gutegura inyongeramusaruro zitandukanye kugira ngo umusaruro uzabashe kuboneka, bigendanye no kubahiriza igihe cy'ihinga no gufata izindi ngamba zo guhangana n'imihindagurikire y'ikirere. Tubanze duhe ubutumwa abahinzi bavoka n'imyembe. Ni ubutumwa bwa NAEB
abahinzi bavoka n'imyembe muherutse gutera ingemwe by'umwihariko aho mu turere twa Bugesera, Rwamagana, Nyanza, Huye na Rusizi murasabwa kubungabunga ingemwe mwateye mwita kuri ibi bikurikira. Hari kwihutira gukuraho agasashe kakoreshejwe mu gihe cyo kuzibangurira niba mutarabikora, kuzitira kugira ngo zitaribwa n'ibisimba cyangwa zikurwa n'amatungo, kubagarira neza ibiti byatewe, kubisasira no kubivomerera mu gihe cy'izuba ryinshi. Ingemwe zimaze umwaka zitewe ni ngombwa ko muzikata umutwe ndetse n'udutwe tw'amashami kugira ngo zishibuke amashami menshi ariyo azatanga ururabo rutanga umusaruro. Hari gufumbira ku giti kugira ngo kitabura intungagihingwa bityo kigakura neza, kuzisura kenshi kugira ngo mumenye ubuzima bwazo, kurwanya udusimba twa perisimiti twaduse muri iyi minsi tunyunyuza amababi ya avoka agahinduka umuhondo cyangwa kuma, gukoresha ibikoresho bisukuye mu kwirinda gukwirakwiza iyi ndwara, kuvanaho amababi yamaze kurwara no kwegera ba agronome babegereye bakabibafasha. Ubutumwa bw'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere iyoherezwa mu mahanga ry'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi NAEB binyuze mu mushinga PSAC. Dukomeje n'ikiganiro cyacu rero, reka tuganire n'umwe mu bakorana, tubabwire ko uyu mushinga ukorera muri RAB ukorera mu bihugu bitandukanye birimo Burundi, Cameroon ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, aho bakora ubushakashatsi butandukanye, ubwo bushakashatsi bubungabunga ibidukikije. Tukaba twarabashije rero kuganira n'umwe mu banyamahanga basuye aho hakorerwa amagerageza. Reka twumve N'amahoro Micheline, ni umushakashatsi mu gihugu cy'u Burundi, avuga ibyo yabonye kuri iyo mirima, cyane cyane agereranije nuko ubwo bushakashatsi bukorwa nuko bigenda kugira ngo umusaruro ubashe kuboneka. Nitwa Micheline N'amahoro, ndi umurundikazi, nkaba naje muri iri huriro rya Projet Canals, aho turiko tuvuga ibintu vya agroecology. Jewe nkaba ndi umushakashatsi muri izabu y'u Burundi ni RAB y'u Rwanda, nkaba ndi umushakashatsi mu biterwa vyamira mu kuzimu, hama nkongera nkaba ndi umuyobozi w'ikisata c'ubushakashatsi muri izabu. Mwageze hano mwasuye no mu murima, ese niki mwabonye kuri iriya myumbati mukurikije namwe ibyo mwakoze comparativement à ce que vous avez fait chez vous? Ego, murakoze. Muri projet ya Canals igihugu cyose gifise igiterwa kiriko kirakorerako. Twebwe i Burundi turiko dukorera ku mwumbati cane, mugabo jewe nk'umushakashatsi ku biterwa vyamira mu kuzimu, ivyo Canals iriko irakorera ngaha mu Rwanda nabibonyemo nk'ubuhinga bushasha kandi bwiza bushobora kongerereza umusaruro mu byo turiko turakora, kubera tuzi yuko umwumbati ari igiterwa gikomeye cyane pour la sécurité alimentaire. Rero tukizi ko yuko kiza gufungurira abantu benshi kandi gifise n'ivyunyunyu bikenewe ku magara y'abantu. Rero umwumbati nk'umushakashatsi aho twasuye narabonye yuko bariko baragerageza kuraba uko bokongera umusaruro, hanyuma bagakoresha amatekinike ane. Muri ayo twarayaravye neza yose kandi vyarabugaragaye, biraboneka yuko amatekinike yo gushira hamwe ibiterwa bibiri, ibi vyamira mu kuzimu n'ibindi bita amaregumineze bishobora kubana neza mu murima, kubera amaregumineze asanzwe yongerereza uburyohe bw'isi, burafixa azote nk'uko dusanzwe tubizi muri fertilisation. Rero twarabonye yuko ubwo buhinga bariko baragerageza buzogira ikintu bwongerereje mu musaruro abenegihugu bazoronka. Inaha mu Rwanda imyumbati ikunda kurwara, mwebwe Burundi namwe nk'umushakashatsi bibabaho ku buryo hari icyo mukora kugira ngo mugabanye uburwayi?
ego cyane mu bushakashatsi dusanzwe tuzi yuko muri ibi bihugu dutuyemwo bya Rwanda, Burundi, Uganda, Kenya, ibi biterwa vyamira mu kuzimu biragira ingwara cyane. Hari pression parasitaire nini cyane kuri ivyo biterwa vyamira mu kuzimu. Rero turagerageza kurondera ubwoko bw'ibiterwa, ubwoko bw'imyumbati bwoba burinda izo ngwara. Ubwo turaburondera cyane no mu gihe turiko turabyaza ubwoko bushasha twama turondera uburinda ingwara. Ubwo rero turondera uburinda ingwara muca mwumva yuko tuba turiko turarondera n'umusaruro wo hejuru. Imyumbati iragwara nibyo. Hanyuma twebwe nk'abashakashatsi turakunze kubwira bene igihugu yuko imyumbati idapompwa na ya miti mvaruganda, ijya miti ishobora kwangiriza amagara y'abantu. Rero turahimiriza abarimyi b'imyumbati kubera abantu barya amasombe yuko batawoyipompa imiti mvaruganda, bo kwifashisha bimwe tuvuga twe tuvyita ngo mu Kirundi ya miti kama. Rero muri iyo miti kama haraho tubwira abantu mukoreshe titonia canke bakoresha ibibonobono canke bakoreshe amaganga y'inkwavu. Hariho imiti kama tuba tuzi yuko ishobora kwirukana ubukoko aba aribwo buzana amavirusi ku myumbati. Tukagira tuti burya rero bakoresheje iyo miti atari mvaruganda umuntu yikoreye biratuma abantu bariye amasombe bataba bariye ya miti ngo ije kwangiriza amagara yabo. Arakoze cyane. Ibihingwa usanga ari bimwe ariko imiterere y'ubutaka, imiterere y'ahantu ikagenda itandukana, abigitandukana mu gihugu kimwe cyangwa se igatandukana ugendeye ku bihugu bitewe n'ikirere gihari n'ubutaka buhari. Hari ibihugu biba bigifite ubutaka butagombera ifumbire n'ibindi bisabwa gushyiramo ifumbire kuko ubutaka buba bugenda bugunduka bwarakoreshejwe cyane, nko mu gace k'u Rwanda aho ubutaka bukoreshwa buri gihe nta buryo bwaboneka bwo guraza imirima, ahubwo ari gukora uko bishoboye uhinga ibihingwa nyabihingwa bijyanye ndetse no kugaburira ubwo butaka kugira ngo ugire ikintu ubukuramo. Kizira gutabira amapateni kayananiza mundiri yo muri bitore yunamura amatungo abiguri igitondo imyaka ukihatoha irakarama uyivuga baratingira akamaro. Imurira isuka nwashyaga kumbara hore bakagarura ubuyanja burya ibamo umuti cyane nzajya nyivuga iteka we hinda urakarama. Imurindo umurinza kizira gutabira ibona amapateni kayananiza imyaka ukihatoha irakarama uyivuga baratingira akamaro. Wanga imvura n'umuntu utazi umuguro wayo ubona mugaya ntabwo namwishinga nzajya nyivuga iteka we hinda urakarama. Kizira gutabira ibona amapateni kayananiza mundiri yo muri mbega we yunamura amatungo we ayigura igitondo imyaka ukihatoha irakarama uyivuga baratingira akamaro. Arakoze rero. Dukomeje ikiganiro cyacu rero, reka tujye mu murenge wa Nyamiyaga tuganire n'ushinzwe ubuhinzi muri uwo murenge, hanyuma atubwire ibiri gukorwa ndetse navuga ku mihingire inoze cyane cyane muri ko kubungabunga ubutaka, kubugaburira no kuburwanya isuri.
murakoze cyane. Njye nitwa Cyiza Pascal, ni agronome w'umurenge wa Nyamiyaga mu karere ka Kamonyi. se n'wongerejwe gatoya. Ni ikintu cyiza twishimira kuba hari amagerageza nk'aya ngaya yabereye mu murenge wacu, by'umwihariko ku gihingwa cy'imyumbati. Ngira ngo mbabwire ko igihingwa cy'imyumbati ni kimwe mu bihingwa bitunze kandi binasigasiye iterambere ry'abaturage b'umurenge wa Nyamiyaga. Ni ikintu cyiza rero kubona hari amagerageza yabayemo n'ubundi agamije kongera umusaruro wa cya gihingwa. Mu Rwanda usanga abantu bahanganye no kugira ubutaka buto, imikoreshereze yabwo, ugasanga ndetse usanga n'imyumbati bazana imishya ikongera ikarwara. Abahinzi barimo bambwira ngo ni ubutaka ngo burimo indwara ahari. Ndagira ngo namwe mutubwire mugendanye n'imikoreshereze y'ubwo butaka n'ukuntu abantu babushyiraho ibihingwa mu buryo butandukanye ejo. Murakoze cyane. Mu by'ukuri nk'uko mwari mutagiye mubivuga, nibyo koko mu Rwanda dufite ubutaka butoya, ariko bugomba kubyazwa umusaruro uko bwaba buri kose, tukabona ibidutunga yewe tukanasagurira n'amasoko. Ariko kimwe mu bituma habaho kwiyongera kw'indwara, ari nabyo tuzasanga muri ubu bushakashatsi, ni ikibazo cy'uburyo abantu basimburanya ibihingwa. Icyo wari uvuze rero kijyanye n'uburwayi ku myumbati cyangwa n'ibindi, iyo usimburanyije ibihingwa nabi cyangwa ntubisimburanye, uburwayi nyine buriyongera. Rimwe na rimwe bikanakugeza ku kuba uyu munsi ushaka imbuto, n'ejo ugashaka imbuto kubera cyangwa se imbuto wahawe ikamara umwanya mutoya. Mvuze urugero ku gihingwa cy'imyumbati, mu gihe wafashe imyumbati ukayitera mu murima wawe ufite uyu munsi, noneho ejo mu gihembwe gikurikira ya myumbati yavamo ukongera ugasubizamo imyumbati, uba uri korora uburwayi. Ni ukorora uburwayi kubera ko hari ibimba cyangwa icyobo wakuyemo wa mwumbati urwaye, ugiye kuwusubizamo iyindi mbuto y'umwumbati, niyo yaba nzima mu gitondo nayo izaba yarwaye kubera ko yasanzemo uburwayi. Niyo mpamvu dushishikariza buri gihe abahinzi gusimburanya ibihingwa. Havuyemo imyumbati, shyiramo ibinyamusogwe cyangwa ushyiremo ibinyampeke, nibura inshuro 3 ukuye muri wa murima nibwo wagombye gusubizamo cya gihingwa cyitwa imyumbati, kugira ngo kuko bwa burwayi ya myumbati ya mbere yasizemo bwamaze kuva muri wa murima. Icyo rero nicyo dushishikariza abahinzi. Ni urugendo, ntago kubaka wakubaka umunsi umwe, ni urugendo kugira ngo abahinzi babyumve. Wavuga ati se tuzeza kimwe n'ikirumbi ikindi kizaza. Murakoze cyane. Iyo uburyo bwo kuvanga ibihingwa nabwo hari uburyo buteganijwemo. Ntabwo wavuga ngo kimwe nituvanga kimwe kizera ikindi kirumbe, ahubwo ushobora kubikora mu buryo bukurikira. Hari uburyo twigisha abahinzi, wabonye ko no muri ubu bushakashatsi harimo uburyo bwo kugerageza, ese tuvanze ibihingwa koko twakongera umusaruro wabo w'imyumbati ndetse n'uwa bya bihingwa. Ubu ngubu RAB kimwe ni ubushakashatsi burimo burakorwa, hari n'ubwamaze kugaragara. Hari uburyo bwo kuvanga ibihingwa ariko bigendeye ku ngero. Abaturage bacu rero ubu iyo bavuga kuvanga ibihingwa barabivangitiranya, ariko aba ariko mbyita, ni ukuvangitiranya. Uburyo bwo kuvanga ibihingwa, hari aho twageze ugahinga imyumbati metero kuri metero, noneho cya gice cyasigaye ukaba washyiramo umurongo umwe w'ibishyimbo cyangwa se imirongo 2 bitewe n'ingero wasize hagati y'igihingwa n'ikindi. Ubwo ni uburyo bwo kuvanga ibihingwa ariko buteguye, bitandukanye n'uburyo hari abaturage ku ruhande noneho na za ngero z'imyumbati batazikoresha, ahubwo hagati yaho n'ubundi bakagenda bavangamo ibihingwa bitandukanye. Icyo gihe ubura imyumbati ukabura na bya bihingwa bindi wavanzemo. Uburyo bwo kuvanga bugomba gukorwa neza, cyangwa se ubundi buryo. Ufite umurima wawe mutoya, nk'uko twaze tuvuga ko ubutaka bwacu ari butoya, kubera iki wa murima wawe utawucamo ibice, igice kimwe ukagihingamo igihingwa runaka, ikindi ukagihingamo ikindi gihingwa, n'ikindi ukagihingamo ikindi gihingwa. Wanyumvise ko ubwo ngubwo ugize ibihingwa 3 muri wa murima wawe witwa mutoya witumwe, noneho ukazasimburanya ibihingwa. Hahandi wari wahinze bya bishyimbo ugahindura ugahinga ibigori, hahandi wari wahinze bya bigori ukahindura ugahinga imyumbati. Icyo gihe ushobora kugira amahirwe yo kubona kuri bya bihingwa byose nk'uko biteganijwe. Cyangwa se nk'umuhinzi nabwo gusimburanya ibihingwa hari aho bidashoboka. Icyo gihe hari impamvu mvuga ko bidashoboka. Niba ufite akarima gatoya, kuki udashobora gutoranya igihingwa wizeye cyiza kizima ukagihinga? N'urugero naguha, ufite nk'are 5
cyangwa eshatu, ntabwo uraza kuzihurizaho imyumbati n'ibishyimbo n'ibigori. Ariko ushobora guhitamo nk'umuhinzi ukavuga ngo ubu buso bwanjye ni buto, mfite ubushobozi bwo kuba nahinga n'urugero inyanya zikera neza, nkazazikuramo amafaranga, nshobora kugura ya myumbati, nshobora kugura bya bigori, nshobora kugura bya bishyimbo. Abahinzi bacu turimo turagenda tububakamo ubushobozi bwo kureba ni igiki nshoboye, ni igiki nakora gishobora kungeza ku kubona ibyo kurya bihagije. Bimvikana ko ubutaka iyo bukoreshejwe neza buba bugomba guhingwaho ibihingwa byiza, tukitabwa no kuri ya mirimo yindi yo kubusigasira. nibyo agiye gukomeza atubwira. Turi mu itangira ry'igihembwe, ese imikoreshereze y'imbuto nziza byo bimeze bite? Hari igihe usanga ihinga rigeze bakavuga ati imbuto zarabuze, kandi mu mirima harimo ibiti, cyangwa bya biti ntabwo biba bigomba gukoreshwa, biba byagenze bite ubundi? Nakoze cyane, ndumva wacumi uzasanga ari kurira cyangwa mu kindi gihe bibaho nk'uko nabivuze. Iyo umuntu yahinze nabi ashobora gusarura nabi, by'umwihariko nko ku myumbati. Wahinze imbuto mbi ntuzayitegerezaho indi mbuto. Iyo wahinze imbuto mbi ntiwayitekerezaho indi mbuto, ariko wahinze imbuto yizewe icyo gihe ikura neza, noneho ukazayikuraho imbuto. Nk'uko bivuze rero, hari abahinzi bashobora kubura imbuto bijyanye n'uko cya mbere ku mirima yabo bahinze, kubera ko bahinze imbuto itizewe, uyu munsi arayireba akabona itavaho imbuto. Ariko hari ibisubizo byagiye bibaho. Dufite abatubuzi b'imbuto z'imyumbati, hariho koperative zitubura imbuto, hariho n'abahinzi ku giti cyabo batubura imbuto. Ibyo ngibyo bifasha mu kuba muhinzi udafite imbuto ashobora kubona aho ayishakira, cyangwa se yayorozwa na mugenzi we. Kimwe n'uko abo batubuzi mubwira ntabwo bari imbuto batangira ubundi, kubera ko baba bazitanzeho amafaranga, ariko abahinzi bacu bamaze gutera imbere baba bari tayari yo kujya kuzigura. Ariko dufite nyine nk'uko bivuga n'uburwayi bw'imyumbati. Ibyo rero biri mu nshingano za leta, ziri mu nshingano za RAB yo gukomeza gushakira abahinzi imbuto nziza y'imyumbati. Tukiri kugira ngo umusaruro uzaboneke, hari imikoreshereze y'inyongeramusaruro. Hari abahinzi b'inyamiyaga twaganiriye barambwira bati hariya barafumbiye, turabona bafite imyumbati myiza, ni ukubera ko bafumbiye. Ubumenyi badakunda gufumbira cyane, murabivugaho iki mu gukoresha ifumbire ku gihingwa cy'imyumbati? Murakoze cyane. Nk'uko nagiye mbivuga, turi mu rugendo rwo kubaka ubuhinzi buteye imbere. Hari abantu bamwe mu bahinzi batazi ko ku gihingwa cy'imyumbati bagifumbira, kandi buriya igihingwa cy'imyumbati ni kimwe n'ibindi bihingwa byose, gisaba imborera ihagije. Yewe no mu gihe runaka tumaze iminsi tugiteye, kiba gisaba kugishyiraho ifumbire mvaruganda. Niyo mpamvu nyine kugereranya ya mirima twabonye iri gukorerwamo ubushakashatsi n'indi mirima ku ruhande, ugenda ubona ko hari itandukaniro. Ifumbire rero ariko haracyarimo n'ikibazo, kubera ko ikibazo cy'ifumbire mborera iracyari nkeya, ariko ni urugendo tugenda twigisha abahinzi uburyo bwo gukora ifumbire mborera no gucunga neza iyo bafite, kubera ko iyo bafite nayo baramutse bayicunze neza babona umusaruro wisumbuyeho. Nicyo nakubwiraga, birakwiye ko abaturage bacu bongera kugira ingarani, buri rugo rukagira ingarani. Ntabwo uzategereza ifumbire mborera gusa kubera ko ufite inka, n'ufite n'ihene wagira ifumbire mborera, ufite n'ingurube wagira ifumbire mborera, ufite inkoko wagira ifumbire mborera, ufite urukwavu wagira ifumbire mborera. Umuco w'ingarani rero nk'uko nakubwiraga, buri rugo niba rufite ingarani biciyemo ibice bibiri, igice cy'ibibora n'igice cy'ibitabora. Yaba ya myanda wakuye mu rugo, yaba ya myanda wakuye aho amatungo arara n'andi, ukayashyira aho ngaho, noneho ifumbire yawe ikabora neza. Ubundi buryo bwo kuyicunga, umuhinzi natwara ifumbire ayijyanye mu murima, ntagende ngo ayishyire ayanike ku zuba, ahubwo akwiye gufata ifumbire, niba ayijyanye mu murima ashobora guca
icyobo agashyiramo ya fumbire yiwe, yarangiza akayitwikira agategereza igihe cyo kuyikoresha, aho kugira ngo agende we n'umugore n'abana batwaye ifumbire cyangwa bakoresheje n'umukozi, baragiye bayituye hariya na hariya na hariya ku musozi, izuba rirayiviriye. Iyo izuba riviriye ifumbire mborera byica za ntungagihingwa zose ziri muri ya fumbire mborera. Noneho mu gihe cyo gufumbira, wa muntu yajya gufumbira akibwira ko afumbije ifumbire mborera kandi afumbije icyo twakwita nk'ibisheshi, ikintu kidafite ikintu kigiye kumarira rwa rubuto asize mu butaka. Niwo murongo turimo rero, nyuma y'uko bigaragaye mu by'ukuri turimo turahindura imyumvire y'abahinzi kandi biri ku rwego rwiza bigenda bihinduka. Zinduka mu musesa agahinga, umuhinzi nyakuri nuwo agahinga umusozi watibagiwe n'ibishanga, umuhinzi nyakuri nuwo acukura imiringoti agatera w'ibyatsi, agatera ibyatsi ngatera ubusatu mu birwanya isuri, umuhinzi nyakuri nuwo agatera urubingo na tiribusakumu, ndetse agafumbira cyane ngo agwize umusaruro we, umuhinzi nyakuri nuwo ateye ibiti n'ibyatsi ndumburabutaka, hari ubutaka bugenda busaza kubera ibihingwa biba byavomye imyunyu, ariko hari igihe n'imvura igwa, nubwo mu mayaga bagira imvura idakabije ikanabutwara. Ese mu mayaga hajya hagwa imvura ishobora kwangiza ubutaka, cyangwa ni ugushyiramo ifumbire ubundi ikagumamo isuri ntabwo ifite uburemere? Ntabwo nacaho ngo mvuge ngo isuri nta buremere ifite. Mu mayaga kuko nk'uko byari bizwi cyangwa se binagaragara, bijyanye n'imihindagurikire y'ikirere, ushobora kubona imvura bitinzeho ariko imvura ikagwa ari nyinshi. Iyo iguye ari nyinshi rero ubutaka buragenda, iyo hatabayeho uburyo bwo gufata ubutaka. Niyo mpamvu twahagurukiye ikibazo cyo kurwanya isuri. Uretse na leta hari uburyo yakoresheje binyuze muri gahunda za VUP, imirwanyasuri iracibwa ku misozi, ariko kandi n'umuturage uyu munsi afite inshingano zo gufata isuri, zo gufata amazi kuri buri murima we. Umurima we akawucamo imirwanyasuri. Benshi hari abatabikora, hari abatarabikoze, niyo mpamvu ubona nyine icyo kigereranyo cy'isuri kihagaragara, hakigaragara imirima itwarwa n'isuri, cyane ko n'ubutaka bwawo ari ubutaka bw'umucanga, bwa butaka imvura igwamo bugahita bugenda. Ariko inshingano zacu nka leta, inshingano zacu nk'abakozi ni ugukomeza gushishikariza abaturage kurwanya isuri. By'umwihariko tuba tunabifite mu mihigo yacu ya buri mwaka. acukura ingarani y'ibyumba bibiri bisakaje ibyatsi cyangwa iteyeho intababara, umuhinzi nyakuri nuwo abimbuzi ibishingwe bimubyarira ifumbire, umuhinzi nyakuri nuwo icyumba kimwe cyamara kuzura,
cya kabiri byamara guguta byamara kubora akabifumbiza umuhinzi nyakuri nuwa umuhinzi nyakuri nuwa tuzi ko guhinga ari wo mwuga ubanziriza iyindi tudahinze nta wundi murimo wakorwa. mu gusoza nawe rero aragira icyo abwira abahinzi bo muri uwo murenge wa Nyamiyaga, hanyuma tuganire n'umuyobozi wo mu karere ka Kamonyi ushinzwe ubuhinzi n'umutungo kamere Bwana Mukiza Juste. Tugenda tugana ku musozo, nagira ngo mutubwire kuri iki gihembwe bagiye guhinga iki bana bo muri mu mayaga, nicyo bababwira message. Murakoze cyane. Niyo mafumbire yavuyeho na za nkunganire sidina barazitabiriye. Murakoze cyane. Icyo nababwira muri iki gihembwe, nyuma y'uko igihe cyose tugiye gutangira igihembwe mu mayaga, ni ukuvuga ndetse Nyamiyaga ndetse na Mugina nk'abaturanyi, ikintu cya mbere twakoze ni ugutegurira imirima ku gihe, tugategereza ko imvura igwa, kubera ko imvura twebwe birumvikana nta ruhare rundi tuyifiteho, ariko imirima yacu irateguye ku gihe. Nanashishikariza abaturage batari basoza gutegura imirima rwose ntibakangwe n'ikirere, bagire guteba bategura imirima yabo. Ikindi, biyandikishe binyuze muri smart nkunganire kugira ngo babone ifumbire zunganiwe n'imbuto zunganiwe, kubera ko birahari mu masitoke y'abagorodira bose dukorana, baba umufatanyabikorwa Tubura ndetse n'abagorodira bikorera ku giti cyabo, harimo ifumbire mvaruganda ndetse n'imbuto amoko yose akenewe. Abahinzi rero bitabire kwiyandikisha, tubemeze muri smart nkunganire babone inyongeramusaruro. Muzahinga iki muri rusange? Murakoze cyane. Ibihingwa duhinga ni bya bintu muri sezo A tuba twibanda cyane ku gihingwa cy'ibigori. Twibanda cyane ku gihingwa cy'ibigori, impamvu irumvikana, igihingwa nibwo tubona imvura nyinshi kandi igihingwa cy'ibigori kiba gikeneye imvura ihagije. Rero nkuko nari mbivuze, imbuto y'ibigori hari imirimo irateguye, mu bishanga byacu byose tuzahinga ibigori, musozi tuzahinga ibigori. Ikindi gihingwa tutakirengagiza, tuzahinga ibishyimbo nabyo ku buso bunini, ndetse n'imyumbati nkuko mwabibonye hano mu mayaga ho. Igihingwa cy'imyumbati ni igihingwa cyitabwaho cyane. Ibyo bihingwa rero navuze kimwe ibindi bihingwa ku buso butoya, ariko ibyo ngibyo bitatu mvuze, ibigori, ibishyimbo ndetse n'imyumbati. Igice cy'umuceri cyo birazwi, ubu ngubu dufite umuceri mwiza umeze neza. Ibyo nibyo bihingwa byibandwaho cyane, ariko bitavuze ko n'ibindi bihingwa bidahingwa ku duce duto tw'ubutaka. Tugana ku musozo nsubiye inyuma gatoya, umuntu twaganiriyeho muri Cameroon yambwiye ko yabonye ubutaka bw'ahandi yabukoreshwa cyane, avuga ko nta hantu yabonye ibirundo bya compostage, kwa kundi ibisigazwa by'umusaruro uburyo babirundamo ibirundo bikazabyara ifumbire. Ese hariya babigenza bate? Nicyo wavuga? Murakoze cyane. Hano iwacu navuga ngo bitandukanye gatoya no muri ibyo bihugu. Nka biriya bihugu cyo nakubwira cyo bafite ubutaka bwinshi, kugeza n'ubwo uyu munsi bashobora kuba bagikoresha uburyo bwo kuraza ubutaka. Noneho nta nubwo bakoresha ifumbire mvaruganda, kubera ko ubutaka bwabo buracyari bwiza, buracyari bushyashya, buracyarimo ifumbire. Ubwo rero twebwe hano tunagira ahubwo n'icyo nakita nk'ibwiriza ryo kuvuga ngo ntidukwiye kuba turaza ubutaka, kubera ko dukwiye kwihaza mu biribwa. Ariko icyo nagarukaho wari uvuze ni ikijyanye no gukora ifumbire mborera. Gukora ifumbire mborera, uwo muco natwe turawufite wo gushishikariza abahinzi gukora ifumbire mborera mu bisigazwa, byaba iby'ibigori, byaba iby'ibishyimbo n'ibindi. Gusa ntabwo ifumbire mborera yacu yangana nyine n'iyabo bijyanye n'ubutaka tuba twayikora. Reka dukomeze twumva Mukiza Juste tugana ku musozo. Murakoze. Nitwa Mukiza Juste, nkaba ndi umuyobozi w'ishami ry'ubuhinzi n'umutungo kamere mu karere ka Kamonyi. Hari ubushakashatsi bwakorewe hariya muri iriya mirenge ibiri, mubibona mute? Tugende ku bushakashatsi bwakorewe mu mirenge ibiri ariyo Nyamiyaga na Mugina, tubona ari ubushakashatsi bw'ingirakamaro, kubera ko iyo duhinze ibihingwa tubihuje, tubiyasosiye, reka mvuge gutyo,
ugafata imyumbati ukavanga n'ibishyimbo bigufi twasanze bitanga umusaruro kubera ko iyo uri musarura ibishyimbo ubasha kuba wabagara ya myumbati yawe ikazamuka neza kandi ibishyimbo hari ifumbire bisiga mu butaka mu buryo igihingwa cy'imyumbati n'ubundi gikomeza kuba cyayikoresha. Ikindi cyongeyeho abaturage baturiye ahakorewe ubushakashatsi nabo barabibonye kandi turizera ko bagiye kubishyira mu bikorwa ibijyanye no kurwanya isuri, gutera ibiti bivangwa n'imyaka kuri ya miringoti ndetse n'urubingo, uko bakora imiringoti neza mu buryo bwubahirije ibipimo byose bisabwa, byose abahinzi bacu bagiriwe ayo mahirwe yo kubibona ndetse no kubyiga nta kiguzi na kimwe batanze kandi bibafasha kuzamura umusaruro. Ni ukuvuga ngo iyo bazamuye umusaruro imiryango yabo ibasha kubaho neza ndetse bakabasha no gusagurira n'amasoko. bambwiye ko bigikomeje ni iki mwabwira aho bigiye gukorerwa ahandi? Birakomeje n'ubundi ni ukuvuga ngo aho twakoreye twagiye dukorera mu kagari kamwe, mu murenge, mu mudugudu umwe, ariko nibidukundira ubushobozi bubonetse tukabasha no kuba twashyira no mu tundi tugari dusigaye two muri iyo mirenge, byarushaho gutanga ibisubizo birenze ibyo twari dufite kubera ko ababasha kugera ahakorewe ubushakashatsi ntabwo ari benshi, ariko tubasha gushyira mu tugari twose ubumenyi bwahita buzamuka byihuse. Tugiye muri rusange ubu igihembwe kigezeho muri Kamonyi. Murakoze cyane. Igihembwe cy'ihinga mu karere ka Kamonyi navuga ko kigezemo hagati, turi hafi gusoza nubwo twagize imbogamizi z'imvura ariko ntiducitse intege, turacyafite icyizere yuko tuzabona imvura, ariko cyane cyane ahari ubutaka bwose bwegereye amazi bugomba guhingwa 100%. Turavomerera mu buryo bwo gukoresha ibikoresho gakondo ndetse dufite na moteri zivomerera ziri hafi muri 200 mu karere kose. Izo zose ibyo bikoresho byose n'izo moteri twasabye abahinzi ko bafata izo moteri zose zikajya mu mirima, ndetse n'igaragaye ko ifite ikibazo idashobora kuba yakora, ku bufatanye na RAB sitasiyo yacu ya Muhanga barimo kudufasha kuzikora kugira ngo zose zibashe kwinjira mu gikorwa. Icyo dusaba abahinzi ni ugukura amaboko mu mifuka tukajya mu mirima tugahinga tukavomerera, kandi iyo twabonye umusaruro mwiza nta muhinzi ushobora kubura mitiweli, nta muhinzi ushobora kubura ejo heza. Abahinzi babona ibiryo ndetse tubasha no gusagurira n'aba bandi bose badafite aho bahinga cyangwa badafite n'uwo mwanya wo kuba bahinga, bakabasha kuba babaha amafaranga. Hari ikindi mwabwira, ubundi butumwa mwabaha muri kino gihe? Ubutumwa twaha abahinzi bacu cyangwa abaturage bacu mu karere ka Kamonyi nuko nta gisambu na kimwe kigomba gusigara kidahinze. Ahari ubutaka hose ndetse n'ikibanza aho kiri, hari abantu bagenda bagura ibibanza hano mu murenge wa Runda bavuye za Kigali akigendera. Ibyo bibanza nabyo turashaka ko bihingwa byose, ba nyirabyo bazi babihinge, batabasha kubihinga babe babyatira abandi, aho babasha kubura ababihinga begera ubuyobozi kugira ngo ubuyobozi bubashe gushaka abandi baturage babe bahahinga ibihingwa by'igihe gitoya. Ndavuga ibihingwa bishobora kwera muri sezo imwe, noneho nyir'ubutaka agahita abusubirana. Iki gihembwe muzibanda ku bihe bihingwa? Muri iki gihembwe turibanda ku bihingwa bitandukanye, ariko cyane cyane ni ibigori, ibishyimbo, umuceri, imboga ndetse na soya. Akabazo k'amatsiko, ese guhangana n'indwara z'imyumbati bigeze he?
murakoze cyane nk'uko mwari mubivuze murabizi akarere kacu ka Kamonyi ni akarere gahingwamo igihingwa cy'imyumbati yagiye igira ibibazo ikarwara ariko ku bufatanye na RAB tugenda tubona imbuto zigenda zihangana. Murabizi mu myaka yashize twabanje kurwaza mozayike ububembe ku bufatanye n'ingabo tubasha kubona imbuto yihanganiraga ubwo bubembe. Nyuma yaho haza kugaragara indi ndwara yitwa kabore, noneho iyo iza ifite ubukana bukomeye cyane, ariko ku bufatanye n'ubundi na Minagri-Lab twaje kubona indi mbuto ibasha kwihanganira ububembe nako ibasha kwihanganira kabore. Imbuto iva i Bugande, ubu niyo twari tumaze iminsi duhinga, gusa nayo nubwo igenda igaragaza intege nkeya ariko iracyarimo itanga umusaruro. Ku bufatanye n'ubundi na RAB ndetse n'ingabo hari indi mbuto turimo gutubura, nayo turizera ko mu minsi iri imbere izaba yageze ku isoko abahinzi bacu bakabasha kuyibona, kubera ko muri bamwe mu batubuzi bayitubura dufitemo uwitwa François w'inyamiyaga n'ubundi, kugira ngo ibashe kugera ku baturage bacu bizatworera kubera ko iri iwacu mu karere, yajya kugera ahandi iwacu tumaze kubonamo iyibanze. Reka twongere duhe ubutumwa abahinzi bavoka n'imyembe, cyane cyane abaherutse gutera ingemwe bo mu turere twa Bugesera, Rwamagana, Nyanza, Huye na Rusizi, bakaba basabwa kubungabunga ingemwe zatewe bita kuri ibi bikurikira: kwihutira gukuraho agasashe kakoreshejwe mu gihe cyo kuzibangurira niba mutarabikora, kuzitira kugira ngo zitaribwa n'ibisimba cyangwa zikonwa n'amatungo, kubagarira neza ibiti byatewe, kubisasira no kubivomerera mu gihe cy'izuba ryinshi. Ku ngemwe zimaze umwaka zitewe ni ngombwa kuzikata umutwe ndetse n'udutwe tw'amashami kugira ngo zishibuke amashami menshi ariyo azatanga ururabo rutanga umusaruro, ari gufumbira ku giti kugira ngo kitabura intungagihingwa bityo kigakura neza, kuzisura kenshi kugira ngo mumenye ubuzima bwazo. Kurwanya udusimba twa perisimite twadutse muri iyi minsi tunyunyuza amababi ya avoka agahinduka umuhondo cyangwa kuma, akaba ari ngombwa gukoresha ibikoresho bisukuye mu kwirinda gukwirakwiza iyi ndwara, kuvanaho amababi yamaze kurwara no kwegera aba agronome babegereye bakabafasha. Ubutumwa n'ubw'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere yoherezwa mu mahanga ry'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi NAEB binyuze mu mushinga PSAC. Tukaba tugeze ku musozo w'ikiganiro uguka cy'umunsi. Ni ikiganiro twibanze ku mihingire inoze yita ku kubungabunga ibidukikije, aho twagarutse ku gufata neza ubutaka ndetse no gushyiramo inyongeramusaruro no kurwanya isuri ku gihingwa cy'imyumbati mu bise byinshi bitandukanye, mu mishe tekinike zitandukanye. Ubwo rero abari gutegura ubutaka, abari gutera, bari guhinga, ni ukuzirikana kubungabunga ubwo butaka, cyane cyane mu gushyiraho gusibura imirwanyasuri no gutera ibiti n'ibyatsi bifata ubutaka, ari ibigendanye no gufumbiriza ifumbire y'imborera ndetse no kumenya utese ubutaka ndabuhingamo ikihe gihingwa nzasimburanya nte. Ku bahinzi b'imyumbati mufite ko hari uburyo bunoze wayivanga n'ibindi bihingwa, dore ko bigenda bigaragara ko iyo ubivanze neza bitanga umusaruro ku bihingwa byombi, hatabaho gucuranwa no gukoresha nabi ubutaka. Reka rero duhinira ahangaha, tubashimire mwe mwabanye natwe, tubashimire mwe mwadutegeze amatwi, tubifurize gukomeza kugira ibihe byiza no kunogerwa na gahunda ya radiyo yanyu Huguka yabateguriye. Genera Florentine Mukarubayiza, Imana ikomeze kubarinda, naho butaha. Sema
igashaka rwose kugura inzungu kuri tubonye urukwavu rubyara inka. Ibihe byarahindutse ntabwo ari nka cyanjye. Ikintu nabwira abatekinisiye bajya badukorera inyigo igihingwa gikwira. Mu rwego rw'ubushakashatsi ho birumvikana tugendera ku bipimo byafashwe. Ahantu hakongerwa imbaraga ni ukubwira ko umuturage uwo ari we wese agomba kumenya amakuru, akamenya uko ikirere cye gihagaze kugira ngo abashe gutoranya imbuto noneho ashingiye uko igihembwe kimwereka niba imvura arimo cyangwa se niba ari nyinshi. Kandi kabazo nari mfite nta miti kuboneka yo gutera mu mizinga. Icyo nakwirata iyo mubwira ngo insina hano yarahirimaga kubera ari rwona nta fumbire. Urashaka kuba umuhinzi mworozi w'umwuga? Urashaka kuganira n'impuguke muri uwo mwuga? Urashaka kumenya ibiri kuvugwa n'udushya mu buhinzi n'ubworozi? Kurikira ikiganiro Huguka. Ikiganiro Huguka mugikurikira buri wa mbere na buri wa gatatu guhera saa 3 kugeza saa 4 za mu gitondo, kigasubiramo buri wa gatandatu guhera saa 2 za mu gitondo. Nimucikwe. Nibyo